Bloom airdrop Snapchat is supposed to be taken in the next few hours. Murabizi neza ko twakoze project yo kuri Telegram yitwa Bloom, ndetse bakomeje kugenda baturemamo icyizere ko irenze kuba airdrop, ahubwo ari project yo kubaka cyangwa se ku developinga exchange yo kuri Telegram cyangwa se exchange yo muri Tone blockchain ecosystem. Ibyo ni nabyo kuko ubungubu ushobora kuba wagenda ugatradinga kuri Bloom trading boot, ukaba wa tradinga coin zo muri Tone blockchain ecosystem, coin zimwe na zimwe zo kuri BNB smart chain, coin zimwe na zimwe zo muri Solana blockchain. Gusa ariko hari update baduhaye batubwira ko mu masaha make cyane bari buze gufata Snapchat, nkuko nagusobanuriye ko Snapchat ari record of every activity that you have been performed. Impamvu nkoze iyi video ndetse ukwiye kuyireba guhera none hakugeza irangiye nuko niba utarakoze ibisabwa kugira ngo ube eligible, urasabwa kubikora mbere yuko ku munsi w'ejo ku itariki 7 ku isaha ya saa 8 z'ijoro zigera, kuko nizigera ibikorwa uzaba utarakoze ntago bazabibara nyine muri Snapchat, bazafata ndetse ibikorwa uzakora nyuma yo ku isaha y'ejo saa 8 z'ijoro ntago bizagira icyo bigufasha. Uri kubona ko hano hari update baduhaye kuri Telegram ya channel yabo, bagize bati Snapchat hits in less than 24 hours June 7:00 o'clock UTC Friday to Saturday. Nukuvuga ko baraza gufata Snapchat mu masaha make cyane ku itariki 7 ku isaha ya saa 6, ariko tugendeye kuri UTC hano mu Rwanda turaza kuba turi ku isaha ya saa 8 z'ijoro mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu. Bakomeje bagira bati your future of Bloom bag might depend on what you do in the next few hours. Nabivuze neza ko buri gikorwa ushobora gukora muri aya masaha asigaye kugira ngo ku isaha ya saa 8 zaha mu Rwanda, saa 8 z'ijoro cyangwa se z'urukerera, simbizi niba ari mu rukerera niba tuba tukiri mu ijoro, gusa nkeka ko tuba tukiri mu ijoro. Ibikorwa ushobora gukora nibyo bishobora kwefectinga Bloom coin uzabona. Bakomeje bagira bati make sure you have finished all available tasks and claimed your BPs and MPs. Approved appeals will be applied before Snapchat. Aka kantu bashatse kuvuga ngo approved appeals ni ukuvuga ngo hari abantu batabaye eligible kandi mu byukuri buri kimwe baragikoze. Hari link ndibuze kugushakira niba utarabaye eligible kandi ukeka ko buri kimwe wagikoze, ndaza kuyigusigira muri video description box. Iyo uyikanzeho urapplyinga, uraza gukurikiza ibisabwa. Iyo link nayo mfite, gusa nkeka ko abantu mwese mwakoze ibisaba mwabaye eligible. Hanyuma ushobora no kuza hano handitse ngo double click you are standing, okay, ukareba niba uri eligible, niba utari eligible ugakora buri kimwe ukeneye gukora kugira ngo ube eligible mbere yuko iri ya saha ya saa 8 igera. Iyo ukanze kuri iriya link, uretse ko ushobora no guca kuri Bloom Telegram mini app, narabiberetse n'ubundi ugera kuri iyi page ugahita uza hano kuri check if you are in, okay. Iyo ukoze hano kuri check if you are in, nk'ubu ngewe muri kubona ko bari kumbwira ko kuri iyi account nari eligible. Impamvu ni iyihe? Impamvu nuko nafite byibuze memo point 750. Reka nze hano kuri do more to qualify. Ubushize narabikoze biranga bitewe nuko ntabwo nari mfiteho Tone coin zihagije, okay. Tugiye mbere na mbere kuza hano kuri memo point trade to earn, uri kubona ko mfiteho 0. Hanyuma nze hano kuri trade with trading boot. Hanyuma ikintu turi bukore tukigera hano turabanza dukore deposit, okay. Turakora copy y'iyi
Tony wallet address. Turayikorera copy gutya, duhite tuza dufungure Tony Keeper. Uyu munsi mfiteho Tony coin zihagije kugira ngo wenda n'umuntu utarabaye eligible nabikoze nawe wenda yabona mbyihoreye kuko byangoye akabireka, uyu munsi aze kubikora neza cyane. Tugiye kuza hano kuri send, uri kubona ko mfiteho amadolari 7 muri Tony. Ndapestingamo ya wallet address, hanyuma noherezeho Tony coin 2, mitenza kuri continue, nze kuri confirm, ndategerezaho gato nkoreshe fingerprint. Hanyuma hano buri kimwe kiba cyamaze kugenda neza. Reka dukore refresh turebe niba Tony coin 2 zagiye. Reka tuze hano kuri history. Okay, dutegerezeho gato. Uri kubona ko batubwiye ko Tony coin 2 zagiye ku isaha ya 9:06. Turahita tugaruka hano muri Bloom Trading Boot, hanyuma turaza hano kuri buy or sell. Okay, baratubwira ngo send token address or pick from the list. Reka tubanze tuze kuri wallet turebe niba Tony coin zacu zahageze. Baratubwira ngo you have been inactive for sometimes, tap restart to continue. Ndaza hano kuri restart bitewe nuko iyi account maze iminsi nakora daily check-in. Reka nze kuri restart turebe uburyo bari bumbwire. Okay, ubwo tugiye twari twanyuze hano kuri buy, tugiye kuza hano kuri token list. Okay, iyo tukimara kuza kuri token list, reka tuze muri blooming, tuze tugure iyi ngiyi ya Flexa. Turayikoraho gutya turebe. Okay, iyo tukibona aka message kaje dukirikaho, hanyuma bakatwereka ko iyi coin ifite market cap y'amadolari 10,000. Bakatwereka n'izindi specifications, gusa ukwiye kumakinga sure ko hano hari slippage. Wowe niba hari 25% baraza kuba bagukata nyine 25% kugira ngo babe baza kugukata Tony nyeya. Uraza kuba ukanda hano kuri slippage, niba hari 25% urakanda hano kuri slippage, uze hano wandikemo 2, uhita ukora kuri kano ga fresh ko kohereza. Icyo gihe hano hahita hazamo 2. hanyuma hano hari buy amount ukirikaho. Iyo ukimara gukirikaho bahita bakwereka balance ya Tony wallet yawe, ugahita uza hano ukaba washyiramo umubare. Nk'ubu ngewe mfiteho Tony coin 2, nshobora kuza nkashyiramo Tony coin 1.5. ubwo sorry muri hanganaho gato ndabona hari akabazo kajemo. Okay, nkaza nkashyiramo Tony coin 1.5, nkahita nza kuri kano ga fresh ka send. Ubwo naba mvuze ko ndi bugure iriya token nkoresheje Tony coin 1.5. Hano bari kumbwira ngo byanze, ndongera nze hano kiremo 1.5 mite nkora kuri send. Okay, uri kubona ko bihita bikunda. Nkahita nza hano kuri buy button, hanyuma bakambwira ngo processing, nkategereza ho gato cyane. Uri kubona ko Tony coin 1.5 ishobora kuba yagukorera ugatradinga. Ubushize nakoreshaga Tony coin 1.3 nibikunde. Uri kubona ko hano bambwiye ngo confirmed. Hano twamaze kuba tugura iriya coin cyangwa se iyi coin ya Flex. Hanyuma dushobora guhita tugaruka hano kuri sell Flex, hanyuma hano hari sell amount ni 100%. Tukaza hano kuri slippage tugashyiramo 2 kugira ngo batadukata cyane. Tugahita tuza kuri aka fresh ka send, hanyuma tugahita tuza hano kuri sell, bakatubwira ngo processing. Tugategerezaho gato twitonze. Turategerezaho twitonze guys kugira ngo
tugurishe ziriya flex kuko ntago twari turi kuzigura kuko tuzikeneye, turi kuzigura kugira ngo baduhe memo point tube eligible, nta kindi kiri gutuma tuzigura. Uri kubona ko hano bari kutubwira ko byabaye confirmed, tuje hano kuri main menu. Okay, uri kubona ko badukase wenda 1.99 kwijana nta nubwo kabiri kuzuye. Tuje hano kuri main menu kugira ngo tubikuze toni coin zacu, turaza hano kuri wallet. Nituza hano kuri wallet turategerezaho twitonze nihatagira igihinduka, tugaruke hano kuri wallet n'ubundi tuze kuri toni wallet. Okay, tuze kuri withdraw all toni. Okay, muri tujyane, barahita badusaba gushyiramo send withdraw wallet. Okay, turahita tugaruka kuri ya toni kipa yacu twazivanyeho, tuzano kuri wallet, dukore kuri receive, hanyuma dukore kuri copy, duhite tugaruka hano kuri trading boot, tuze du pastingemo ya wallet address ariko. Okay, duhite tuza hano kuri continue, hanyuma tuze kuri confirm withdraw kuko hano na memo ikenewe. Hanyuma baratubwira ngo warning n'ibiki niba turi bukore kuri confirm twashyizemo information zitarizo, toni coin zacu turaza kuba tuzibura kandi nawe turi buzibazi kuko tuzi ko buri kimwe twakoze aricyo. Turaza hano kuri confirm, dutegereze ho gato, bari kutubwira ngo waiting for confirmation. Turategereza ho gato cyane, batubwire ngo done. Duhite tugaruka hano kuri toni keeper, turebe niba toni coin zacu zahageze. Turakora refresh, uri kubona ko toni coin zacu zahageze, ndetse uri kubona ko twari dufite amadolari 7.4, dusigaranye amadolari 7.5 kimwe. Ubwo badukase cyangwa si ibi byose biduhagaze 0.3 by'idolari, ni nk'amafaranga atarenze 500 y'amanyarwanda. Reka twigarukire hano, tugaruke kuri Bloom. Rero turagaruka kuri Bloom kugira ngo duclaiminge memo point zacu. Ibi ngibi turabiclosinga. Okay, tuze hano kuri trade, nituza kuri trade tuza hano kuri GOTT. Okay, turaza hano kuri N. Hano kuri N urahabona, hano kuri N button niho turi bukirikeho bitewe nuko telefone yanjye iyi N button yegeranye na navigation button, hari igihe nkoraho bigasubira inyuma. Hanyuma turaza ahangaha kuri on chain, umurikire tujyane. Iyi claim button iraza kuba igaragara iri clickable, duclaiming memo point zacu 3,000. Nitugaruka hano kuri home button, hano kuri home button niho ndi kugerageza gukirikaho, nibyanga telefone yanjye ndasa nk'uyitambika mite nza kuri home button. Okay, gutya birahita bikunda neza cyane. Uri kubona ko dufite memo point 3,000. Tugarutse hano kuri am I eligible, tukaza kuri check if you are in. Baratubwira ko tutari eligible ngo na memo point dufite, ariko nuko wenda batarabicekinga neza cyane. Niba bicekinga baraza kubona ko turi eligible, ko dufiteho izi memo point. Hanyuma tugaclaiminga daily check-in rewards, ndetse tukanaclaiminga izi Bloom point dufaminga. Ukaza kwibuka kuza hano kuri N button. Iyo uje kuri N button ukora task wagakwiye gukora zose zihari mbere yuko ku isaha ya saa 8 z'ijoro ziri buze kuba zigera. Nizere ko gukora task ari ibintu byoroshye, atari ibintu nabyo ntakwere kuba utazi gukora izi task. Wabumbabaje cyane, gusa hari task baduhaye kuri uyu munsi niba atari ku munsi w'ejo. Okay, ukajya ukora izi task zose ubundi ukajya ukana claiminga izi Bloom point.
Nago nshaka ko iyi video iza kuba ndende, ariko uri kubona ko hano hari taska, hari izi taska zo muri Get the latest news. Izi Bloom point 333 ukwiye kuzikenyereraho. Izi taska zo muri N for checking socials, izi BP 450 ukwiye kuzikenyereraho. Hanyuma wenda sinzi niba tugarutse hano kuri home page twareba niba twabaye eligible gusa, ariko ibi ngibi nta kibazo kuko Snapchat barazi kuba bayifata hagati mu ijoro ku isaha ya saa 8. Nzi neza ko turaza kuba twabaye eligible neza cyane. Reka tugaruke hano kuri check if you are in. Baratubwira ko tutari eligible, ariko nk'ubu nkorozinze, reka nkorozinge Bloom, nongere nyifungure turebe. Gusa nabwo nidusanga tutaraba eligible nta kibazo kuko ntago barafata Snapchat. Guys, nizere ko buri kimwe gisobanutse neza cyane. Iyi video uyisharinge ku nshuti zawe, uyihe like, ukande kuri subscribe niba utarakanda kuri subscribe, kugira ngo igihe cyose dukoze video ujye uyibona mu bambere. Hano reka tugaruke kuri launch Bloom Telegram mini app, ubundi turebe neza niba twabaye eligible cyangwa se niba biri busabe ko dutegereza nyine, kuko wenda nabo ntago baba bari updated ku buryo buri gikorwa ukoze bahita bagishyira muri system ngo bakonfirming ibiki n'ibiki, ariko baraza gufata Snapchat nyine ku isaha ya saa 8 z'ijoro. Iyi video yihe like, ukande kuri subscribe. Ndaje mu kanya gato cyane turebe kuri Pi Network, baduhaye update ijyanye na Pi Wallet ndetse n'ibindi bibazo waba ufite muri Pi. Turaza kubigarukaho mu kanya gato cyane, cyo kimwe n'izindi project ndi kubona nkwiye kukugezaho wakorera amafaranga kuri internet uzikora, zirahari. Kora kuri subscribe, iyi video uyihe like, tubonane mu kanya gato. Ndagukunda cyane, Imana ikurinde. Bye bye.